ahubwo mfasha dukamurira ikoti nazi kurukubona nta n'imvura nakwimvura yaguye ubu yargumana nanjye nta kibazo fasha dukamura ariko sheri buri mugabo wese uje hano hitaguma umeze ndabumese yego sha urakimoze cyako nta mugabo ugipfa kunshika ubwo nawe uzajya ugenda ugaruke tata abantu gose wakoze amakosa gakomeye oya ariko ngomba kugwakira none waho ubwo wazimeshe ryari erega imyenda yawe nta nubwo yasaga neza wazimeshe ryari cyagenda gusiza uryamye mpitanye mesa no suzi ko waryamye kuyemo imyenda kanze nani ukuntu nari nihutirwa cyane sha oya ariko sheri hangane ewe data we nuse kuba nkumeseye nicyo kibazo umva rero nkwereka ukuntu tugiye kubigenza nta kantu k'agapataro wambonera ngo mbe nkambaye wambaye gucya tube turi kumwe se mukanya ndi kwihutirwa cyane erega mukanya tugiye kongera turyame wowe nande hari agandi mafaranga wabonye mfite wayamaze nawe ari wowe wikoreyemo urajya kuyazana nibanye nta kibazo are wabonye umushinga sha komeza witeze imbere winkora koraho sutose ako sheri waje ukunda keyo usko mfite amatuza usko noneho iyi mikenyeri irakubereye mana yanjye umfa zaje horuza ucuruzi buragwiraga mana ari kuri kubiki abantu kubana gwaye cyeya nka kumesera imyenda ikibazo ufite niki ukuntu nari ndi kwihutirwa wari kwihutirwa se ugiye he gumana nanjye nta kibazo nanakongeza ariko kaguma ahangaha wanyongeza wowe urifata umuntu wungana nawe uriho kumesa imyenda umuntu atakwaye uburenganzira bwo kuzimya uburenganzira bw'iki si wari waje iwanjye ngomba kugukorera ibyo nshaka ego data oya nta kibazo ntigira ikibazo sevaho batakureba mana we uyu muntu rero biragoranye ko namusengera nje nyine ngo akibwa bisaba nansari kuba mwagiye kwa beyata data nawe ngofero mbase babahungu mwebwe mwabasore mumfashe uyu mukobwa tuzamuke turebe ko tuzanga nawe kiba yamugufi reka tumukurikire tugenda mfatikanye nawe kumusengera umusore umuhungu wande musore abandi bagiye gufasha abandi niko bikora ubwo mwicaye muri gukora none se abahungu bavuze ko bavuze abahungu bamuzanye bavuza abatamuzanye se abahungu bari bazi bisazi byo ku buryo bwanje kumufata muze tubarinde tujye kureba cyana uje kari ugufata umuntu bisaba cyana uje ndi mama murazamuka aje kwa beyata koko aje kwa beyata abo ba beyata nyahisemo kuza urukoni waje ugafasha abandi nabura umuhungu alo none si ajya sinumvishije ngo siko yarapfuye ra none si niba siko yarapfuye waje hano yabikaga imyenda ze mukareba shaka umwambarira mutwankwira najyana imvura inyagirirayo sha twari twagiye gusengera mu butayu imvura inyagirirayo nubwo yaba ipataro gusa mwana sha mwarazitanze zose zishaka mwazitanze muzi uko bizagenda sawa nacho yego nikomwa ateneza ari kwihangana waje hano gukora iki kuzi gahunda dufitanye uzi ngo uyu muntu muvura njyenyine nubwo sizi imyenda wambaye n'izanyu pasitore ndadufashe rwose
cha bite wamubwira wasaze se ukamusengera. za myenda zawe ko zitose zatoheshwe ni zimikenyero wambaye nizi ujye mu buhe bushitsi haleluya Amen. kubiza akazi tuba dufitanye nk'uyu muntu uzi ngo namusengera ndi njyenyine nkamusengera gake iyo umugabo agiye niyo rubaga kuba twatubwiye ko aje gusengera Beyata ubwo nizo mirimo yagozemo nadufasha n'uyu nguyu rwose turatandempa ntabwo uri kuturema mbese uwo Beyata byawe koko mbese izi myenda zawe ko zatose izi myenda zawe basi numvishije nabi n'intuza zatose uriye ko nta mvura yaguye wanyagiwe gute mwangirira ibyo murangirira uretse nawe kubaza ahantu wahageze ute Beyata arihe nese imyenda nizo ziramusengera wamusengera ukomeze ayo umukecuru Beyata we niko yewe Beyata we tuhamana nka muntu yacu amana nka muntu yacu niyo tuzanya ngo ibintu turimo byaga ngo bakeneye n'amaranga mu mugabo wagahitanye gute dukeneye kwigenda ubwenge ari ku meza wagatarakanye gute umusengera byabananiye mu nzu n'amaranga mu yawe cyahiriye ese uri koti ryatohejwe n'iki kugira ngo ritohebe n'aka kageni harimo umufuka waguye se muri mpenge rebiranga muntu zacu ziduhe watohejwe n'iki mwa ubundi bintu by'amaranga muntu byaje bite yakashaka dore bafirimo n'amafaranga bakamaranga fashe dumusubirize hariya turazinga yanjye n'ibirimo izo nezinga kandi iyo ntabwo ari yanjye mukozi yanjiri ninde ubuziranga muntu ye ntaranga muntu mfite ninde ubuziranga muntu je yanjye ndayibonye okay iranga muntu wanje mu kayirimo iranga muntu yanjye mubonye angahe ninde ubuziranga mumanika hejuru ababuza gawe iranga muntu zaba bazigiye ababonye yaboniyo zose kubaye bazishiriye ku meza wamuhunga iranga muntu z'abandi kanze birakemuka dere kwasi muretse iranga muntu haciriye zana amaranga muntu mwese barirwa hangaha yewe birakemuka Beyata birakemuka ariko Beyata namuncirira isengesho andahano ubonye gusanura twakeneye baho bikubwira agashahura dore amagato yagira mu nyondore Jesus yasana ngaya kinaraye niko ko muzi kwipanga akazi ahubwo se abantu mukipanga mu bibareba n'ibitabareba wagiye kumesera imyenda ngo aya akazi ko kuzimesa ahubwo mbwira abantu banyine amaranga muntu gari mwiri koti gari he ase ubuzi cyakuzanye amaranga muntu se mu byakuzanye mu kazi ngiye nari bukore amaranga muntu nari buyacunye none se ari wowe wari meshe gagiye icyatumye ndi mesa urakizi ahubwo aba bantu baje gute mu rugo rwanjye bari gushaka amaranga muntu gabona ari imfi none se akazi twakoze n'amaranga muntu byari guhurira wa mbwakazi we nari mvuye he nari mvuye umva mujye mu cyakora nahuye n'abakiriya benshi uyu wowe urakasa mutwe bakiriye ndakubajije amakariso ariko amaranga muntu gaba abantu gari he amaranga muntu ngewe nahuye hehe nayo niba nta yari muri byenda byawe rero amaranga muntu gose nari nagashize muri uko ariko mufuka si amaranga muntu ngewe urabimbaza gute naho dore amaranga muntu gabandi wandegera ariko n'abakiriya baragwira maze rero mwabantu nagira umuntu barenganya ahangaha nagira n'umuntu babwira n'abahangaha ibi byose mureke mbyikemurire kandi muhumure muri abanje nanje ndi uwanyu amaranga muntu gaba abantu wagashize wandaya ntunyegere wari waje mu rugo rwanjye gukora amaranga muntu gaba abantu bari ntunyegere kuko nagusatura nge nakubaga nabaza abagabo benshi ntago ari wowe wancika wabagahe wowe wabagahe ndakubwiye ngo nyitwareho neza ntunyegere maze rero mwabantu mwe
ahubwo n'ibindi abigukuramo mbibike fatwa kira kuramo n'ibyo usigara wambara ubusa fata ibitenge amarangamuntu ngabo abantu kari he amarangamuntu n'akazi twakoze bihuriye ahubwo abantu banyicira nakoze akahe kazi uretse ndikugamubaza byihorere ibyo by'akazi byihorere akazi nkora amarangamuntu kabene data gari he nguri ikibuko akazi nkora n'amarangamuntu yanyu ari kumbaza bihuriye dukoraga akahe kazi nintuza abantu akazi nkora yari njye ncumbikira abagabo bakampa amafaranga ni wowe se Beyato wataye umurimo w'Imana uza mu buraya witwa Beyato ni njyewe koko ubu wataye umurimo w'Imana uzi ko dukwiye gusengera abarwayi n'abakristo baje ubasiga bizeye ko bagutegereje yatubwiye ngo Beyatangwa afashwe n'umwuka mubi ngo ni nako kumuhamagaye mu izina ryago kubwago ngo niko gwafashe telefone ngo guramuhamagara ngo guramubwira ngo ndamuniga gwe ngo ndamwishe ngo ndamujanye ngo ramwaraje ngo kugumukuramo dore indaya we nsabe kabone nanga muntu yanje bitaraba nabi bayimeshe